Ndabasuhuje bakunzi b'Urujeni TV, mumaze iminsi mutambona ariko uyu munsi nagarutse kandi mbazaniye ibyiza. Uyu munsi rero mfite umutumirwa hano iruhande rwanjye, ndaje kuganira namwe nawe kandi tuganira tumubaza n'ibibazo. Reka abanza abibwire. Ni kari What's up, ni King Ali. Nkuko mundeba ni King Ali, mfite ubumuga bwo kutabona ariko ndi umuhanzi. ayo niyo mazina yawe bwite waba wariswe n'ababyeyi cyangwa n'iry'ubuhanzi? Amazina y'ubuhanzi, amazina yanjye nitwa Sibomana Joseph Ali. Yego. Uyu munsi rero uri kuri channel y'Urujeni TV. Ndashaka ko uyu munsi wibwira abakunzi b'Urujeni TV ndetse n'abakunzi bawe birambuye. Akoze nkuko nabivuze nitwa Sibomana Joseph Ali, niyo mazina y'ababyeyi. Amazina y'ubuhanzi ni King Ali. Bivuga ngo mfite na channel yitwa King Ali 77. Ubwo abakunzi b'Urujeni TV nabo bajya bagukurikirana kuri iyo channel yawe. Ubwo banakoze kunyakira. None ufite ubumuga, ubana n'ubumuga bwo kutabona. Oya, ntabwo mbana n'ubumuga rega, keretse yenda nituzasezerana n'ubwo bumuga nibwo tuzabana, ariko mfite ubumuga. Okay, ubwo nyine urankosoye. None yego, Nkuko bavuga igi ryahanuye inkoko yasore urakoze, ryahanuye inyoni bitangana. none wavutse ari kumeze, wisanze ari kumeze cyangwa byaje nyuma? Yego, gusa byaje nyuma ariko ntabwo nkunda kubivugamo cyane kuko mba narabivuze narabibwiye abantu, ariko byaje nyuma yenda no kugira ngo n'abantu banjye cyangwa n'abawe babikurikirane, ariko byaje nyuma. Ndagukomeje wihangane, ni ukuri birababaje. Barese ntabwo bibabaje kuko ikintu cya mbere ni icyizere. Niyo nigirira icyizere ko meze neza nkagenda bigakunda, nkarya bigakunda. Ubu none se reka nkubaze, sibyo? Mumbabarire ko nkubajije. Ubu nta muntu ubona w'ikirara Nyabugogo? Barahari benshi. Ubu nta muntu ubona ukodesha inzu ya 25? Hari n'iza 5 ahubwo aho wagiye he? Niba umuntu ubona akena, umuntu utabona ntakena, ni ibintu birenze. Oya, ntabwo twabihuza n'ubukene cyangwa n'ubutunzi. Icyo nshaka kuvuga nyine ni uko wenda wumva ngo birababaje ngo kutabona. Ntibibabaje kuko nukora ikintu kigakunda, wakora ikintu kigakunda n'imigisha. Burya nta bantu bafite imigisha imeze kimwe. Kandi reka nkwereke, sibyo? Ni nka ko kundi ibi bintu ni nk'ibyo Imana yakoze. Ni nk'uko habaho umukene hakaba n'umukire. Buri hantu hose hagenda haba ibintu bibiri. Iyo hari ikibi haba n'icyiza, iyo hari ubona haba n'utabona. Si ibyo bintu byumvikana? Wenda njye icyo nari nshatse kubivugira ni uko hari ibintu byinshi umuntu akora kandi akabikora areba. Ubwo ngiye mpita nibaza ngo ibintu byinshi ubikora gute? Wenda tugiye koga aho umuntu aba yikoraho wenda yiyumva, ariko tugiye nko gufura imyenda, kuba wafura nk'umwenda utawureba ntuzi ngo aha hagiye ikizinga, ubikora ute? Cyangwa se uba ufite umuntu ubigukorera? Wagira umuntu ubigukorera no mu ijuru. Ubwo uramutse ugiriye umuntu ubigukorera mu isi, no mu ijuru yazagukurikira. Nubwo yakora ibyaha bingana iki, wowe ukajya mu ijuru, uwo muntu yakizwa nuko we utakoze icyaha gukurikira. Ntabwo buri muntu wese ku isi arabyikorera, aho keretse wenda ari nk'uwavuze uti King Ali ntabwo yabonye amafaranga yo kwishyura studio, reka mufashe nkamuha ayo mafaranga wenda yo gukora muri studio kugira ngo talent cyangwa impano izamuke. Aho ngaho ubu nyine uzanye rwa rukundo Yesu yadukunze, cyangwa se uko ubona umuntu ukumva ko ari mugenzi wawe ukamufasha. Ariko ibyo kwikorera cyangwa ibyo gukora nyine niwe ubyikorera. Ndamutse ubinkorera nazaba ikijibwe sintekereze neza, nkumva ko ngomba kubikorera. Ari wambwiye ko ubwo bumuga utabuvukanye.
ese wabugize mu gihe kingana iki, wangana gute, mbese watangiye kugira ubumuga bwo kutabona ungana ute? nagerageje gukora icyo bita samari cyangwa incamake. Sinshaka wenda kuvuga sitori nini, kuko akenshi iyo uvuze ibintu byinshi bituma uzana memori cyangwa kwibuka kwawe ibintu byinshi. Gusa mu magambo makeya, ni amezi agera muri atandatu, arindwi, umunani gutyo. Urumva byageze imyaka ibiri birangiye 100%. Nagize indwara bita iseru. Urumva rero ndumva nta bindi tuganira ibindi, ariko tunaseke hari ikibazo. Okay, wambwiye ko mfite impano yo kuririmba, ngaho basi ndirimbiraho gato twumve. Ndirimba akantu. Hari indirimbo mfite nshyashya yitwa Umwe. Ni indirimbo y'ubukwe. Ni indirimbo y'ubukwe igaragaza ko umuntu agomba gukunda umuntu umwe, ntabwo ugomba gukunda abantu babiri. Nukunda abantu babiri bizaba ari ugutendeka. Sibyo? Ariko abantu batakoze subscribe kuri iyi channel yawe Urujeni TV, akore subscribe byaba ari neza. Reka dukore akantu gatoya. Ndayiririmba ari ntoya, maze inini muzaze kuyumva uburyo ikoze kuri King ari 77, ari uburyo yandikwa ni A na R ndende na I. Nari nategereje ko uyu munsi uzagera, kandi narabiharaniye, none dore birabaye. Nagukundiye imico ugira ababyeyi baguhaye, njye nagukundiye ubwitonzi ugira ababyeyi bagutoje, njye ndabyishimiye ko tubaye umwe kandi tutazigera dutana, aho umuryango wawe n'uwanjye bazajya basurana, inshuti zawe n'izanjye bazajya bakundana. Wow. Yego, izo ndirimbo ni izawe, ni wowe uziyandikira ukazihimbira ubundi ukazisohora? Ni njye uziyandikira, kandi ndanavuga yuko no mu byo nkora nandika indirimbo ku muntu wifuza ko mwandikira indirimbo, yampamagara tugakorana kuri WhatsApp. Nkoresha WhatsApp, nkoresha Facebook, nkoresha Instagram, nkoresha na nimero zisanzwe, guhamagara direct, guhamagara ako kanya. Wabanza ukabaha nimero yawe ariko kugira ngo baba bakifuza gukorana nawe kubona? 078 665 69 7 2 Mwumvise nimero ze rero, mushobora kumuhamagara mukaba mwakorana. Wumvise ko yakwandikira indirimbo mukanayikorana. Dukomeje, ushaka nko kuririmba nk'indi ndirimbo yaba iy'Imana usubiyemo ukoresheje gitari nyine, kwa kundi umuntu asubira mu ndirimbo ukumva biryoheye amatwi? kubera ko njyewe indirimbo ndaziririmba, ariko mu rwego rwo kwirinda copyright akenshi nkunda kuririmba izo nanditse, kuko iyo ndirimbye sinzi wenda uburyo copyright imeze, niba na gospel baba bayikora, ariko ngiye mu rwego kugira ngo nirinde nkora izanjye kugira ngo njye se nakwiha copyright. Niyo mpamvu rero ariko kubera ko ubikoze ngiye kugira ngo wenda bitagenda nabi, ngiye gukora akaririmbo gato cyane k'umuntu nkunda bita Clarisse Karasira, ariko ni gatoya, ntabwo nkora kanini, ndakora chorus yitwa Ntizagushuke. Ntizagushuke, ntizagushuke, ngisiguteshukwe n'ugiru, ntizagushuke, ntizagushuke,
ngisigutesha uteshuka ubura ijuru ntizagushuke ntizagushuke ngisigutesha uteshuka ubura ijuru. Wow, urakoze cyane ari. None hari ikibazo wumva wabaza Urujeni TV? Urujeni TV ibibazo bitandatu Ko ari byinshi. ikibazo cya mbere, Urujeni TV mwese murayikunda? Ariko urabaza muri komanteri njye nabajije Urujeni TV urabaza Urujeni TV mumbwiye. Icya kabiri, ese murifuza yuko Urujeni TV yatangira gutanga amafaranga ku buryo nibura na mama Crespe yirira n'ababakurikira bakabasha kubarisha? Yego. Ikindi, noneho se urasheyaringa aka kantu wumvisha aka kanya? Bimaze kuba bingahe? Bimaze kuba bitatu. Ikindi, Ako ngako ni ak'Urujeni TV kagashayari. ndi kubaza Urujeni TV nk'uko wabimbwiye, murakora like, murakora komantere. Aho rero gusa nk'ikintu nasasira, Urujeni TV mwese ndabakunda, ariko umuntu akunde King Ali. Yego nibyo. Mugomba kudukunda natwe tukabakunda. Tugakundana. Azajya bakundana. Byarangiye ra? Harabura kimwe cyangwa? Harabura kimwe. Ni bitandatu keretse niba ari inyongezo cyangwa bonus. Gaho ha bonus Urujeni TV. Urujeni TV babaze ariko cyangwa mbaze wowe ukora ku Urujeni. Yabaza ngewe. None Abandi tuzahura muri comment. Reka Ibibazo mubaze. wabajije. Abafite ubumuga wabona gute? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Abafite ubumuga ngewe nababona mu bintu bibiri. Icya mbere mbabona nk'abantu bagowe pe. Ko hari ibintu wenda baba bashobora kuba bakikorera ariko batabishoboye, bisaba undi muntu wo kumufasha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko hari igihe ushobora kugira ubumuga wenda ukumva uriramanse, ariko akaba ari naho amahirwe yawe ashobora guturuka, ariko icyo ntabwo nakitaho cyane. Icyo mbona ni uko ari abantu bagowe pe, kuko hari ahantu biba ari ngombwa ko basaba ubufasha. Yego murakoze. Okay. Ikindi nkubaza, ninde muntu ufite ubumuga ufite impano nibura babiri wambwira bakora mu muziki nyarwanda? Mu bahanzi nzi umuhanzi niyo Bosco. Uwa kabiri araza ari wowe King Ali. Nawe rega turi kumwe neza ntuzamo. Uwa gatatu ni umusore bita Karabo wakoranye na Clarissa Karasira. Wowe unakurikira imiziki, ukurikira imiziki ahubwo we nawe ndabona ahubwo ndanagukurikira ndagukurikira aho uzajya ndagukurikira. None reka nkubaze ikindi se, nkubaze ikindi, uramutse ubu ngubu uri i Kigali, ufite umwana w'umukobwa, usanze yarashatse ataraje kukwereka uwo bakundanaga, ukabyumva babivuga, wabifata ute? Buriya nk'ababyeyi hari ikintu kijya kibagora kwakira. Umubyeyi aba ategereje ubukwe, iyo yumvise ngo umwana we yashatse aba yumva hari ishyano ryaguye, ariko uyu munsi nsigaye mbifata nk'ibintu byoroshye, kuko nimba yagiye bakabana hari impamvu ziba zabiteye. Ushobora kuba ari mu bushobozi buke bafite,
butabemera kuba bakora ubukwe bakazabukora nyuma. Bashobora no kugira ibindi bibazo, ashobora no kuba yamuteye inda akavuga ati sinshaka kubyarira iwanyu nubwo nta bushobozi, waza tukaba tubana ibindi tukazabikora nyuma. Uyu munsi rero aho isi tuganisha ni ukubyakira, Okay, ahubwo ugashyigikira abana nk'umubyeyi. umubyeyi w'i Rwanda. None se uramutse ugeze imbere ya Perezida Kagame Paul, icyo wamubwira ni amubwira ko ari umubyeyi mwiza, ari umuyobozi mwiza. gusa Buriya ibyo umuntu yamuvuga ni byinshi, ariko ni mu ncamake. Wese se wanyemereye kuvuga mu ncamake? ariko rero reka nkubwira kandi ibintu byose wabikoze neza, ariko icya nyuma ntugikoze neza. njye sinjyamisha bivuga ngo uhuye na Kagame yemerewe kukuvugisha, uvuga icyo ushaka. uramubwiye ngo uri umubyeyi mwiza, arabizi, n'ubundi ndabizi neza ko ari umubyeyi mwiza, nawe aranabizi. Ahubwo dore ikintu wagakoze, wakamubwira icyo kintu ukanamubwira n'icyo ukeneye, cyangwa n'icyo abantu runaka wagakwiriye wenda babura, wenda bagakwiriye gukorerwa wenda mu kubyihutisha, kuko hari ibyo we aba yarakoze sibyo, ariko bigatinda kugera kuri wa muntu. Urumva rero icyo nashaka kwigisha sibyo, ntuzajya ubona amahirwe, jya uyakoresha ariko unatekereza ko hari umuntu wabuze amahirwe. Ni kwa kundi uhita usabira na wa muntu, nk'urugero ukavuga uti nk'ubu King ari ntanze afite sibyo, aba muri Kigali, yaturutse mu ntara kandi ari gukora imiziki. mufashe nk'abantu bafite ubumuga ubona ko badashoboye, mukabubakira yenda nk'inzu, nubwo zaba ari nk'ikintu gifatanye nka etaje, bakabona aho bisanzurira, cyangwa ari byo. Urumva wavugiye abantu babuze. Urumva nubona amahirwe jya uyatekereza, ariko utekereze ko hari n'abantu bayabuze. Nicyo nashaka kuvuga. Urakoze cyane kunkosora. Ari urakoze rero, cyangwa urumva hari ikindi ugishaka kumbaza? Nta kindi nkubajije bwakwiravuga cyane. ngo mbaze icya nyuma. Icya nyuma se navuze ko channel yanjye yitwa ngo iki? Navuze ko yitwa Ari King. Oya, yitwa King Ari. King Ari, ndabibusanyije. King Ari 7 ubwo rero nimero yanjye ni 0786656772. Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda cyane. Murakoze cyane bakunzi b'Urujeni, twaganiraga na Ari, mwamwumvise nawe afite channel, mujyeho mukore subscribe, share na comment, kandi duhurire muri comment musubize ibibazo Ari yababajije. Kagame kuri WhatsApp nka sharing. Yego